Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Kugirirwa neza n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa n'umukozi w'Imana Pastor Gisagara Frank uyoboye itorero Kabuseri Christian Church cyangwa se icyicaro cy'umutambyi. Iki kiganiro mugikurikira kuri radio Umucyo 102.8 cyumweru guhera ku isambiri za mu gitondo kugera ku isambiri 45. Itorero Kabuseri rikorera mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu. Igihe ukeneye umushumba w'itorero Frank wamuhamagara kuri telefone igendanwa ni 0788800088 cyangwa se 0788469884 ni 0788800088 cyangwa se 0788469884. Turakurarikira kandi nawe kubana natwe mu kiganiro kugirirwa neza. Amarira Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Kugirirwa neza n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa n'umukozi w'Imana Pastor Gisagara Frank uyoboye itorero Kabuseri Christian Church cyangwa se icyicaro cy'umutambyi. Iki kiganiro mugikurikira kuri radio Umucyo 102.8 cyumweru guhera ku isambiri za mu gitondo kugera ku isambiri 45. Itorero Kabuseri rikorera mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu. Igihe ukeneye umushumba w'itorero Frank wamuhamagara kuri telefone igendanwa ni 0788800088 cyangwa se 0788469884 ni 0788800088 cyangwa se 0788469884. Turakurarikira kandi nawe kubana natwe mu kiganiro kugirirwa neza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo cy'amahoro. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ibagirire neza. Munyemerere rero mbere ko dutangira ikiganiro tubanza dusenge twiragiza Imana kandi tunayishimire ko yabashije kubana natwe katurinda muri iyi minsi yose itambutse. Reka dusenge Imana. Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimira Mwami Imana, turaguhimbaza, turavuga gukomera kwawe, turavuga kugira neza kwawe, turavuga kwera kwawe nk'Imana. Uri Imana nyamana wambaye icyubahiro kandi urakomeye, wo gushimwa ibihe byose, uri guhimbazwa ibihe byose Mwami mwiza. Turagushimira ineza yawe n'urukundo rwawe dukunda Mwami. Turagushimira uburinzi bwawe kuri twebwe wera wa Isirayeli iminsi yose, amasaha yose, haba kumanywa haba nijoro, haba mu bihe bigoye, haba mu bihe byoroshye, haba mu bihe by'ibiza, haba mu bihe by'amage. Twakomeje kubona kugira neza kwawe nk'Imana, twakomeje kubona uburinzi bwawe kuri twebwe Mwami. Reka rero icyubahiro n'amashimwe tubiguye kuko ari ubikwiriye nk'Imana. Mwami Imana, uyu munsi tuje imbere y'amaso yawe, ndakwinginze Data kugira ngo tubone amaso y'imbabazi, utubabarire gukenirwa kwacu kose, ibyo twagucumuyeho dutekereza tureba tuvuga ndetse tunakora. Reka byose Mwami Imana bikurweho n'imbabazi zawe. Amaraso ya Yesu Kristo tweze duhinduke bazima Mwami, ko ijambo ryawe rivuga ngo duhinduke abera nk'uko nawe uri uwera. Mungeri mwiza iyi saa tugiye kumara imbere yawe tukubonereho umugisha nk'Imana yacu. Urakoze rero, nirukaniye kure imbaraga z'umwijima zose ndetse n'ubuye n'imikorere ya Satani imigambi yose ku buzima bwacu ndetse no kwitorero ryawe Kristo. Urakoze Mwami mwiza, icyubahiro n'amashimwe n'ibyawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Bwoko bw'Imana rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Nyirango abe ngo tugeze mu gihe, tugeze mu mezi ya nyuma asoza umwaka cyangwa se mu gihembwe cya nyuma gisoza umwaka turimo. Turimo turinjira mu gihe uko n'ukwezi kubanziriza amezi abiri azasoza uyu mwaka. Ni igihe cyo abantu batangiye kwisuzuma, umuntu atangiye kureba
ibyo yari afite mu mihigo ye muri uyu mwaka byagezweho bitaragerwaho, ese ibi bisigaye bizashoboka ko bizagerwaho muri aya mezi 2 dusigaranye, ese ndabikuramo cyangwa se ndabyongera ku mihigo y'umwaka utaha. Ni inkorotira umwaka ubu biraza kuba aribyo bizatangira umwaka utaha. Hari ibyo bita opening balance muri contability barimo bakorotira vuga ngo hari closing balance yo muri uyu mwaka ikanoneho ikazaba opening balance mu mwaka ukurikiyeho. Ubona ngo umwaka utaha turaza kuba turimo kuvuga ngo ubu noneho ibi ngibi turabitwara umwaka utaha cyangwa se turabisiga ubu ngubu turabigira gute. Yesu nashimwe cyane. Aya namezi rero y'umuntu kwikorera isuzuma ukavuga ngo mu byo nari mfite kugeraho byagezweho cyangwa se ntibyagezweho. Hari byari imihigo mu bijyanye n'iterambere ryawe, hari byari imihigo mu bijyanye n'ivuga butumwa, ubwo kubavuga butumwa, hari byari imihigo ku bijyanye n'ibyo umuntu yatekereza gukora byose. Aya namezi rero yo kwisuzuma, yo kureba niki twakora, niki twahinduraho kugira ngo nibura muri iyi minsi itageze 100 isigaye imbere yacu, nibura bino bintu bibashe gukorwa tubigereho. Yesu nashimwe cyane. Hari igihe umuntu abitegura ntibigene neza nkuko yabiteguye. Hari igihe umuntu aba yumva imibare yuko yayibaze ugatangira wumva bizashoboka, ariko akabigera hagati ukabona ntago bigikunze, ugatangira kugira ibyo ugenda ukuramo ibyo wigizayo byubona ko bitagishobotse. Nanone hari ibyo twari dufite mu masezerano, mu buhanuzi twahanuriwe, mu byamayerekwa by'Imana yatubwiye twari dutegereje muri uyu mwaka. Turibaza ngo ese Imana ko yabitubwiye mu ntangiriro y'uyu mwaka, none ko mbona umwaka ugiye kurangira bimeze gute? Iyo umuntu arimo yibaza ibibazo nk'ibyo byose byinshi bitandukanye, wakwibaza ngo ese ko mbona imihigo yanjye nateguraga ntayigezeho, ese ko mbona n'ibyo nari mfite mu buhanuzi Imana yansezeranyije, ko mbona nari mfite amasezerano ko bizasohora muri uyu mwaka, ko mbona bisa nkaho ntari ibimenyetso mbona biranyereka ko bitazakunda, niki nakora, niki nabigenza nti kugira ngo nibura muri iyi minsi mike isigaye ibyo nateguraga gukora, ibyo nari nashyize mu mihigo, ibyo nashyize mu masezerano, ibyo numvaga nzakora nkageraho bitagikunze, ndakora iki? Uyu munsi rero ndaje ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane riraza kwibanda mu kuza gutanga inama kugira ngo turebe niki twakora muri iyi minsi mike isigaye, niki nakora kugira ngo ibi ngibi mbona bingaragariza ko bishobora kuba bitagishobotse, ibi ngibi mbona ko n'urusaku rwatangiye kuba rwinshi hirya no hino, amajwi menshi ari imbere n'inyuma ambwira ko bitazakunda, bitacyemeye, niki nakora mu gihe nk'iki ngiki, ni gute nakwitwara mu gihe nk'iki ngiki? Ibyo nibyo tugiye kuganiraho rero. Imana rero y'amahoro ibampera umugisha cyane. Turabiganiraho rero twifashishije ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, na Matayo yarabwanditse ndetse na Mariko arabwandika, ariko ndumva nifuza ko dukoresha ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cyawo cya 8, noneho duhere wenda ku murongo reka duhere ku murongo wa 40. Tuhasome umutwe w'amagambo avuga ngo Yesu akiza umugore azura umwana wa Yayiro. Yesu akigaruka abantu baramwakira kuko bose bari bamutegereje. Nuko haza umuntu witwa Yayiro, umutware w'isinagogi, araza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu aramwinginga ngo aziwe, kuko yari afite umukobwa w'ikinege wari umaze imyaka nka 12 avutse, kandi yari agiye gupfa. Akigenda abantu benshi baramubyiga. Haza umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12 kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma akora ku nshunda z'umwenda we. Uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravuga bati, erega databuja, abantu barakugose barakubyiga, nawe ukabaza uti ninde unkozeho? Yesu aramubwira ati, hariho unkozeho, kuko menye ko imbaraga imvuyemo. 47. Nuko uwo mugore abonye ko adahishwa, azahinda umushyitsi amwikubita imbere, amubwirira mu maso ya bose icyatumye amukoraho. Nuko akize muri ako kanya.
Yesu aramubwira ati mwana wanjye kwizera kwawe kuragukijije genda amahoro amen. Iri niryo jambo tugiye kuganiraho. Ndagira ngo ntabwo turi buvuge cyane kuri uyu mwana wa Yayiro, ntabwo turi buvuge kuri Yayiro ubwe, ahubwo ndagira ngo tuganire cyane kuri uyu mugore wari ufite ikibazo cy'indwara ikomeye cyane kandi yaramaranye imyaka itari mikeya, ndetse Bibiliya inatubwira ko yabashije gutanga ibyo yari afite byose kugira ngo arebe ko yakira biha abavuzi, ariko noneho ntibishobore kumukiza, yaho kugira ngo indwara ikire ahubwo ikomeza ikamera nk'uko yari imeze cyangwa se ikiyongera. Iyi rero niko tugiye kuganiraho muri aka kanya. Twibaze ngo tugiye kuganira kuri uyu mugore, cyane cyane twibanda ku kwinjira ku mitekerereze yari afite mu gihe nk'iki yari arimo, twibanda kureba uko uburyo yari strategic muri ibi bihe, cyane cyane ko indwara yari arwaye yari indwara ifite n'amategeko ifite ko amategeko ayigena cyangwa se ategeka uyirwaye kwitwara muri sosiyete mu gihe yarwaye indwara nk'iyi ngiyi. Ibyo ngibyo biri mu gitabo cy'Abalewi mu gice cyaho cya 15 nko ku murongo waho wa 19. Aho ngaho niho hantu usanga amategeko agenga ko umuntu urwaye indwara nk'iyi ngiyi ko atemererwa kuba mu bantu, atemererwa kugera mu bantu, ndetse atemerewe gukora ku muntu kuko n'uwo wakozeho aba nawe ahumanye, newe n'uburiri bwe ntawe ubukoraho kuko nabwo buhumanye, ndetse nawe ubwe nta muntu yemerewe gukoraho. Nuvuga ngo nta muntu wemerewe kumukoraho, nawe nta muntu yemerewe gukoraho kuko uwo yakoraho cyangwa se bamukoraho bose baba bahumanye. Urumva rero yari indwara mu by'ukuri ikomeye cyane kandi yari muhangayikishije cyane. Nakwibaza ngo iyi ndwara y'uyu muntu yamaranye imyaka, dukurikije ku miterere yayo, twaraza kurebamo mu ibintu bigera nko kuri 3 cyangwa 4 ishobora kuba yarahungabanyije ku buzima bwe. Icya mbere, ku buzima bwe nk'umuntu nyine yari arwaye, umubiri wari ubabaye umeze nabi. Icya kabiri, kubijyanye n'imibanire n'abantu, iyi ndwara yamwemereraga gusohoka muri sosiyete ntiyongere kubana n'abantu, nuvuga ngo yaba iwe mu rugo cyangwa se n'abandi bantu. Ntabwo yari yemerewe kwashitinga n'abandi bantu, ntiyari yemerewe gutemberana nabo, ntiyari yemerewe kwicarana nabo ngo baganire. Iyi ni indwara yamushyiraga mu kato, yamushyiraga ahantu ari wenyine nk'umuhezo. Ikindi cya gatatu, Bibiliya yatubwira ko uyu muntu yari umugore, bivuga ngo yari afite n'umugabo. Ntabwo bivuga ngo yari umupfakazi, ntabwo bivuga ngo yari umukobwa, bivuga ngo yari umugore. Aha rero umuntu yakwibaza ngo ese muri iyi myaka 12 uyu muntu yari arwaye indwara kandi amategeko y'indwara avuga yuko nta muntu wemerewe kumwegera, ntawe umukoraho nawe ntawe akoraho, ndetse n'uburiri bwe ntawe ubwegera. Ese uyu muntu yaba yarahagifite urugo, yaba yarakiri kumwe n'umugabo, cyangwa se iyi ndwara yari affectinze noneho, cyangwa se yaragize n'ingaruka ku rushako rwe? Ubwo icyo kibaye cya gatatu. Cya mbere n'ubuzima bwe butari bumeze neza. Cya kabiri ni imibane uko ariho muri sosiyete nuko sosiyete mufata. Icya gatatu ni bijyanye n'urushako rwe. Icya kane noneho ni kijyanye n'ubukungu bwe, biravuga ngo yatanze ibyo yari atunze byose ngo abimarira abavuzi kandi bagira icyo bamumarira. Ikindi kintu icya gatanu wenda ndibuvugeho, ni ukuvuga ngo imiterere y'iyi ndwara, hari ubwoko bw'imyenda runaka yagombaga kwambara n'indi myenda atambaraga. Torero ry'Imana, ndagira ngo tuganire dukoresheje urugero rw'uyu mugore n'iyi ndwara ye, noneho tunarebe imitekerereze yagize mu gihe nk'iki ngiki cy'ibibazo. Yesu nashimwe cyane. Twavuze ibintu 5 tugiye kurebaho byabaye iyi ndwara yahungabanyije. Ikintu cya mbere n'ubuzima bwe, ubuzima bwe bwari buri mu kaga kuko yari arwaye. Icya kabiri, cyari kuvuga ngo ese society infatite, igihe cyose wagize ikibazo kigutandukanya n'abavandimwe, kigutandukanya n'inshuti, kigutandukanya n'abandi bantu, kigukura mu kazi wakoraga mukagenda, bigira ingaruka kuri wowe, ariko cyane cyane buriya n'uburyo buri psychological cyangwa se mu bijyanye n'ubwonko bw'umuntu uko atekereza n'uko amera,
hari igihe bigutera kumva wiyanze, ukumva ko ushobora kuba utakiri umuntu, ukumva ko ari we muntu uciriritse cyangwa usuzuguritse mu bandi bantu, kubera yuko ibi bintu bikubayeho, iyi ndwara urwaye cyangwa se ikibazo ugize gisa nkaho kigutandukanyije, kizanye ikintu kigutandukanya n'abandi bantu. Iyo rero habaye ikintu kigutandukanya n'abandi bantu kikakwereka ko utakiri umuntu umeze nkabo, byafekta cyangwa se bigira ingaruka ku mitekerereze yawe no mu mutima wawe, kandi ukababara cyane. Ikindi cya gatatu twabonye nuko uyu muntu yari afite umugabo, kubera ko bireva ngo yari umugore. Nuvuga ngo bivuga ko yari umugore, rero yari afite n'umugabo. Ntabwo bivuga ko ari umupfakazi, ntivuga ko yari umukobwa, yari umugore. Rero yari umugore akamara imyaka 12 arwaye indwara, ntabwo umuntu yashidikanya kuvuga ko ashobora kuba indwara yaramutandukanyije n'umugabo. Ikindi cya kane nuko uyu muntu bivuga ko yagurishije ibye akabimarira abavuzi kugira ngo arebe ko yakira, ariko ntakire bikanga. Mwabantu ndagira ngo ibi byose bimaze kubaho, iyi ndwara, ubuzima buguha ishusho yuko abantu bakubona, bukwambika umwambaro runaka, ku buryo buri muntu wese yakubonye, iyo abonye uwo mwambaro aravuga ati uyu ni kanaka, bakurebera muri uwo mwambaro wambaye. Ibi nibyo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Nagira ngo bene ibintu nk'ibi ngibi biri ku buzima bw'umuntu byabaye kuri uyu mugore, ntago shidikanya ko mu bankurikiye ashobora kuba ari undi muntu nanone ushobora kuba ari mu bihe nk'ibi ngibi. Ku ijambo ry'Imana ntago rijya reza ubusa, ashobora kuba ari mu bihe nk'ibi ngibi. Ahangaha wakwibaza ngo wowe none urimo nkurikira, ushobora kuba ari we biriho cyangwa uzo biriho, wakwibaza ngo hirya y'ibyo ngibyo urimo kuvuga ko bihari mbizi harakurikiraho iki. Anga no ubwira ngo rero aha niho hagaragarira neza umishoni y'umuntu witwa Yesu Kristo kwemeze. Rero ngo umwanzi nta kindi cyamuzanye, Yohana 10:10 ngo keretse kwiba, kwica no kurimbura. Ngo ariko Yesu Kristo yaraje kugira ngo ntamaze zibone ubugingo kandi zibone bwinshi. Yesu nashimwe cyane. Mu gihe nk'iki ngiki, muri sakasi y'ubuzima nk'iyi, muri aka kavuyo k'ibyo bibazo byose biri mu mutwe no mu mutima wawe, aho niho umugabo bita Yesu Kristo abera intwari. Aho niho arutira abaganga, aho niho arutira abanyamategeko, aho niho arutira ababyeyi batubyaye, aho niho arutira inshuti magara twigenana nazo, aho niho arutira buri umwe wese, kuko iyo byageze aho abantu bose bagutaye bakwigijeyo, aho byageze aho indwara igukuye mu bandika gutwarika kujugunya hirya, aho niho Yesu Kristo uwo bajugunye niwe Yesu azasanga. Yesu nashimwe cyane, torero ry'Imana. Oh haleluya. Noneho uyu muntu uri muri ibi bintu umeze gutya, turebeye muri ibyo bintu bitanu, dushobora no gusesengura twagukuramo n'ibindi byinshi. Wicaye ahantu wiyumvira, utekereza gutya, ntatekereze kwiyahura, ntatekereze ikindi kintu kibi kibaho, ariko kavuga ngo uko byamera koza. Nigeze kumva inkuru z'umugabo witwa Yesu. Yesu yunguye cyambere, amategeko y'indwara ndwaye ntanyemerera kwegera abantu bari. Kandi Yesu nagaba mu butayu nka Yohana Umubatiza ngo uzagenda we namusanga yo wenyine. Yesu yunguye ari kumwe n'abantu agendana nabo, afite timu y'abantu 12 agendana nabo, babigishwa ariko kandi bamukorera n'uburinzi bameze nka bodyguards be. Yesu yunguye aho arakenshi abari mu rusengero, kandi indwara ntinyemerera kwinjira mu rusengero. Yesu yunguye akenshi ahari abari kumwe arareba asanga ntagiye na kimwe azabona Yesu ari wenyine kugira ngo sange biherere bombi ko ari babiri. Uyu muntu ikintu cya mbere namukundiye hirya y'ibyo bibazo afite bitanu, icya mbere namukunzeho nuko yari afite amakuru ya Yesu. Ese wowe nkurikiye, waba hari amakuru ufite ku mugabo witwa Yesu? Waba warigeze bakubwira umugabo witwa Yesu ari we? Waba warigeze bakubwira umugabo witwa Yesu umutima agira, urukundo agira, imbaraga agira, ubasha agira? Wowe wicaye aho uri murira, wowe wicaye urimo wibutse umutwe, urimo hekenyamenyo, uri murira, wumva ubuzima bwanze ukumva wagiye kwiyahura. Ese umugabo witwa Yesu warigeze umumenya? Waba warigeze bamukubwiraho? Niba utarigeze umwumva, nagira ngo usabe nkurikira uyu munsi umenye umuntu bita Yesu Kristo wari we, umenye ukuntu ateye, umenye imikorere ye, uraza kumenya ukuntu atandukanye cyane. Nabonye hano muri iyi si umuntu agenda agashora amafaranga menshi, agategura ubukwe bufite bije ya miliyoni zigera ku 10-15, akajya gukwa, agakora, agatanga inkwano nyinshi kandi zihenze, agatera iva, akagura imodoka zikomeye, agaha umuntu amwereka akamukunda, ariko bwashya mu gitondo cyangwa nyuma y'iminsi ngahe bya bintu byose bakabishwanyaguza, bakarwana inkundura ikarota, bagatandukana bakagenda. Atitaye ku nkwano yakoye, atitaye ku bantu yatumiye, yicaza ahantu agahagarara agafata mikoro hagati mu bantu, akababwira ngo dore uyu muntu naramukunze, njya gusaba no baranshyingira rwose, numva nishimye kandi nshimira Imana.
abantu barahinduka, ibyo yavugaga kuwa mbere ntaba ari byo avuga kuwa kabiri. Ukibaza se uyu muntu turi kumwe kuwa kabiri ni nawe muntu twari kumwe kuwa mbere, cyangwa haje undi muntu utandukanye, hari undi urimo kumuvugiramo ntabwo ari we. Uyu muntu niba hari n'igihe rero ugasanga n'ibihe ngira ngo wa mugani wagereka abantu bazajya bajya no mu nkiko bakajya bahamagaza abantu nk'abandi bahamagaye mu gihe cyagiye cy'ubukwe, bakongera bagahagara bakabisubiramo bakavuga yuko ibyo bari barabwiye abantu bababeshyaga biyemeje gusubiramo bakabireka. Hari uwo nabonye uvugisha ukuri akarinda ijambo rye, utukunze akadukwa amaraso y'igiciro, amaraso ye. Uwo ni Yesu Kristo, niwe umugeni yakoye ntashobora kumudivorsa. Umugeni yakoye ntajya murambirwa, umugeni yakoye ntajya mwanga. Iminsi yose guhera kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Niyo utanye arakugarura, niyo mubabaje arakubabarira, niyo wanduye arakoza, kuko aracyagutunganya nk'umugeni we, akwitayeho. Iyo bakujugunyira kuzana, iyo bagutara gutoragura. Nshuti yanjye, umugabo bita Yesu Kristo ni umugabo utandukanye n'abandi bantu bigeze kubona kuri isi y'Imana. Uyu mugore wakuwe muri societe kubw'amategeko y'indwara, kubw'amategeko agenga cyangwa se agena abantu barwaye iyo ndwara uko babaho. Bemereye kuba mu bantu, abemereye kumufataho, ntawe yemereye gufataho, ntawemereye gufataho yaryamye, nawe nta muntu yemereye gufata. Agomba kuba wenyine kugeza igihe iyo ndwara izakirira. Ndetse mu barebe bavuga ko hari yamaraga iminsi 7, ariko na ya minsi 7 nirenga agakomeza kumera nk'uko yari ameze arwaye muri iyo minsi, akomeze abe muri ubwo buzima yari arimo iminsi yose kugeza igihe ya ndwara izakirira. Niyo mpamvu uyu mugore yaravuze ati indwara inkuye mu rugo rwanjye, inkuye mu rushako, indwara intandukanyije n'abantu, indwara inkuye mu kazi, indwara inkuye ngiye kugurisha ibyo mfite byose mpaka indwara irakira. Arangije ararugurisha ashyira ku isoko ibyo yaratunze byose, abishyira abavuzi baragerageza ariko biranga yanga gukira. Kugeza umunsi yicaye akavuga ati no, ahandi hose biranze, ahandi hose ndagerageje ntabwo byemeye, hasigaye kugerageza amahirwe ku mugabo umwe witwa Yesu Kristo numvishije. Niyo mpamvu ikibazo cyane cyabasaga ngo ese wowe nkurikiye waba warigeze umenya amakuru ya Yesu nshuti yanjye? Waba warigeze umenya umugabo witwa Yesu ari we? Waba warigeze umwumva? Niba utari baramwumvishe naje kugira ngo mukubwire uyu munsi. Amaze kumenya amakuru akora ikindi kintu gikomeye cyane cyo kumenya ngo kuvuga ngo ese Yesu yuko ntemereye kumugeraho. Yesu yahagenda ari kumwe n'abantu benshi. Yesu yuko kujya kumugera no kubanza guca muri protokole z'abari abigishwa ba Petero baya no kujya kubacaho kubasaba impushya, kujya kubatekereza no kubanza kumbaza icyo mushakira nkakibabwira. Ese ko nzamusanga wenda ari ahantu yakoresheje igiterane, nabwo sinzemererwa kuhajya abantu ni bambona bazavuga ati dira wawe ndaje mu bantu kandi atemereye kuza mu bantu kandi yanduye. Ndakora iki mu gihe nk'iki ngiki? Amenya andi makuru avuga ngo Yesu araza gucaha, kuko namenye ko umuntu witwa Yayiro yamutumiye kiyo mu rugo hari ikibazo. Ubwo rero najya kwa Yayiro byanga bikunda araza guca muri iyi nzira, ngiye kwicara hano hantu nkamutegerereza. Iyo ni strategic thinking, no gutekereza mu buryo buri strategique, kumenya ahantu, kumenya uko yipositioninga kugira ngo icyo ushaka uze guhura nacyo mu gihe nyacyo. Eso nashimwe cyane. Ushobora kumenya icyo ushaka ariko ntumenye aho gitegerereza hariho, ntumenye aho wicara, ntumenye aho uhagarara. Ukicara gusuze ngo ndategereje, ariko se utegereje uri hehe? Utegereje hehe? Wicaye hehe? Uri hehe? Ndabyemera nibyo Imana yaguhaye amasezerano, yanakubwiye rwose. Uyu munsi dufite abakobwa benshi bicaye aho bamaze kwikanza mu myaka 40, abandi bageze muri za 38, abandi bageze kandi ngo babwiye ubukwe. Ariko igihe bakuhanuriye ubukwe, igihe wahawe isezerano ry'ubukwe, wabutegereje hehe? Uri wicaye hehe? Wategerereje hehe? Niyo ndakubwiza ukuri kuvuga ngo baraguhanuriye ngo uzakora ubukwe bwiza, bagusanze mu rusengero, hanyuma bwacya mu gitondo ukagenda n'isezerano ry'uwaherewe aho ngaho ukavuga uti ngiye kwicara. Imana ipfa kuba yaravuze gusa ko yabivuze bizaba. Uyu munsi ukaba ari urara mu kabari, uraruhindura akaba uva muri kamujya mu kandi, uva muri bohati umujya mu yindi ya kabiri, urarubyina usinda usambana uri kumwe n'abagabo barenga 10-20, hanyuma kandi ugenda ryasezerano. Ndakurahiye bizagorana, kuko niyo ufite isezerano bigusaba kumenya ahantu utegerereza hariho kugira ngo ryasezerano rihagusanga. Nabwo rigenda ryirukanga hirya no ngo ryaguhiga aho wagiye hose, ngo nagiye mu kabari ryaje nagiye ryaje barakubeshya. Bisaba kuba strategic. Ibi bintu kugira strategic position Imana yatangiye kubyigisha abantu igihe yabwiye Abrahamu ikamubwira ngo ajye gutamba Isaka, hanyuma yanagize ikamubwira ngo akagenda urugendo rw'iminsi 3. Iminsi 3 agamwa ngo nugera Moriya ntago wari umusozi, kari agace
nugera Moriya ndaza kukwereka ahantu, ndaza kukwereka umusozi ujya gutambiraho uwo mwana. Aragenda iminsi 3, amaze kugerayo Imana imwereka agasozi ari bugeho. Aho gasozi akagezeho niho yubatse igicaniro. Igihe agiye gutamba umwana nibwo Imana yamweretse ko yari hakize ntama. Hariya biriya ritwereka iki? Nukuvuga ngo igihe cyose nubwo ifite isezerano, ariko hari ikintu cyitwa positioning, cyangwa se kwipositiona ahantu runaka, hari strategique mu gihe runaka utegereje ya masezerano yawe. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo kuvuga gusa ngo nzapfa kwiruka nkuko mbonye. Oya, niba n'Imana iguha isezerano, hakurikira gutangira gutereta Imana uyibaza ngo ndabyitwaramo nte, ndabigira nte, ndabigenza nte, ese Mana nkora iki, ibyo ngomba gukora ni bibi, ngomba kureka ni bihe, uko nitwara ni gute, ko ese uyu muntu wambwiye uzaza n'icyo azaba akunda n'icyo azaba yanga, kugira ngo ntangire kwanga ibyo yanga, igihe azaza azansange meze nkuko ashaka, ibyo akunda ari byo nkunda. Ukipositioninga. Iyo utipositioninze neza, ukirirwa wirukanka ku musozi ngo bambwiye cyangwa se barandambagije, ukirirwa wirukanka wifata uko ubonye, birapfa nshuti yanjye. Uyu mugore ikintu namukundiye, yagize strategic thinking. Noneho amenya ahantu ari bujye kwicara, aravuga ngo ndaza kuba ndategerereza ahangaha. Yesu nashimwe. Wowe utegereje Yesu, utegerereje hehe? Urihe? Isuzume wibaze ngo ntegereje Yesu ariko umutegereje hehe? Se nicaye he? Ndi kumwe nande? Ndakora iki? Hari bihe usigara utegereje ariko wicaye wenyine. Uyu mugore yari ari wenyine avuga ngo no nta wundi muntu. Iyo ni ingingo yindi ya 3. Uri kumwe nande? Wowe utegereje aho ngaho uri kumwe nande? Utegereje Yesu ariko wicaranye nande? Uganira nawe ninde? Ubwira ko utegereje Yesu ninde? Ubwira amasezerano yawe ninde? Ubwira amabanga y'ubuzima bwawe ninde? Ubwira igihe ubyukira ninde? Ubwira igihe uryamira ninde? Ubwira igihe usengera ninde? Ubwira igihe wirije n'igihe witirije ninde? Ninde uri kumwe nawe aho wicaye? Ni ibintu 3 ngeze ku cya 3. Cya mbere no kugira amakuru, kumenya inkuru za Yesu, kumenya Yesu wari we. Icya kabiri no kumenya ahantu utegerereje hariho. Icya 3 uri kumwe nande? Wowe utegereje aho ngaho wicaranye nande? Uri kumwe nande? Uyu mugore yararebye asanga muri society nta wundi muntu ako kanya, bari bahuje ikibazo, n'abandi bari barwaye izindi ndwara yigo bari bahari, ariko nta wari ufite uburemere, nta wumvaga uburemere bw'indwara nkuko uyu mugore yabwumvaga. Niyo mpamvu nta wundi muntu batwereka yari kumwe nawe, yari yicaye ahantu wenyine yihugiyeho, araceceka. Yesu nashimwe cyane. Muri icyo gihe ubu bantu bari benshi begereye Yesu. Ndagira ngo ngo muri iki gihe cy'uyu mugore ntabwo ari urwaye wenyine, hari abandi benshi bari barwaye. Aba bantu bazaga bumvuye bari baraho, ntugire ngo nabari bajaniye Yesu, bari bamuzaniye, ntugire ngo bari bamuzaniye amaturo, ntugire ngo bari baje kumuramya, ntugire ngo bari baje kumubwira ngo wagize neza, baje gushima, ntugire ngo bari baje bari abanyabibazo. Harimo bari barwaye benshi bazaga kugira ngo baceho bakize. Wibuke ko uyu muntu hangaha Yesu ari majya, uyu mugore bamutumiye yatumiwe n'uwitwa Yayiro. Arimo araca hangaha agenda, ariko arimo kujya kwa Yayiro. Abantu bamwirukanka inyuma ari benshi, baramwegera. Mu kivunge cy'abantu bafite ibibazo byinshi bitandukanye, ndagira ngo mubwire ngo mu bibazo by'abantu benshi batandukanye, buri muntu ikibazo kigira umwihariko wacyo. Yesu nashimwe cyane. Muri ibi bihe turimo hari ibibazo byinshi, abantu bafite ibibazo byinshi cyane. Harimo ubushomere, harimo indwara, harimo ibintu byinshi, harimo ihindagurika, harimo izamuka ry'ibiciro, harimo crise economique cyangwa se economic crisis irahari ahantu hose. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, mu bihugu byinshi ku isi, kubera ubukungu bwabo bwagiye buhungabanywa na corona. Ariko ni economic crisis hari mu gihugu irimo affect abantu mu buryo butandukanye. Uburyo irimo ku affect jewe ushobora kuba butandukanye n'uburyo irimo ku affect duturanye, kuko jewe nawe n'ubuzima busanzwe turatandukanye. Ndababwira ngo iga gutandukanya ikibazo cyawe n'ibibazo by'abandi bantu. Nibabwira ngo hari ibibazo ahantu hari ibibazo byinshi, hari ibibazo abantu bafite ibibazo ari benshi, ariko icyawe kikurya nkawe ntabwo kikurya nk'icyundi muntu. Ni umuntu wimenyera uburemere bw'ikibazo afite. Nta muntu wundi uzaza kukumenyera uburemere bw'ikibazo ufite, inshuti y'Imana. Ni wowe ubwawe umenya uburemere bwacyo, ni wowe umenya icyo ukora mu gihe runaka. Abafite ibibazo bari benshi, bari bahari, bari bamwegereye, bari bamugose imbere n'inyuma, bari bagose Yesu, bari barimo bazenguruka aho ngaho. Umugore yicaye hari arabareba, yibuka ko itegeko rimureba ritamwemerera kwinjira abandi bantu bari. Abandi kugira ngo bajye kugera kuri Yesu bacaga muri protocole, bakagenda bakajya kubwira ba Petero, bakajya kubabwira ibibazo byabo, bakajya kubatekereza uko bimeze. Akagenda akamubwira ati mfite ikibazo iki n'iki, bakamutega amatwi bati okay komeza ugende, uramwegera
ko bari barimo bagerageza kugira ngo bashyireho uruzitiro abantu bo kumwegera cyane ngo bamubyige. Unarabireba basanga ntago bibuze kumukundira, najya guca muri izo protocole ntago byemera, najya gusaba audience ntago byemera. Kubera iki? Hari itegeko ritamwemerera atagomba kwica, kuko aramutse agishe no guhanwa yahano. Sigara yibaza ngo ndakora iki mu gihe nk'iki, ndabigenza nte? Simfite ungezayo, simfite uko ngerayo, simfite icyo mvuga, n'iki ngiye gukora muri aka kanya. Nshuti yanjye, ndagira nkubwire ngo nawe wicaye aho ngaho uri munyumva muri aka kanya uri muri baza ngo niki nakora, nabigenza nte kugira ngo mbashe kugerayo. Ese ko mbona urusaku rw'ibinsakuriza byo muri uyu mwaka nagomba gukora. Buriya nta kintu gitera urusaku cyane, abantu ntago basakuza, isoko ntago risakuza, amamashini yo mu gakinjiro ntabwo asakuza. Ikintu gisakuriza umuntu cyane kikamuza kuryama kikamuza gusinzira ni intego yihaye kugeraho mu gihe runaka abona atagiye kugeraho. Ziragusakuriza uraryama zikakubuza kuryama, wariye zikakubuza peti, buri kintu cyose zirakikubuza, kuko imwe biguhamagara ngo ntabwo urankora kandi wavuze ko uzankora mu kwezi kwa 10. Indi bavuga ngo ntabwo wari wankora kandi wavuze ko uzankora mu kwezi kwa 9. Ntabwo wari wankora kandi wavuze ko uzankora mu kwezi kwa 12. Intego z'umuntu yihaye. Niyo mpamvu Bibiliya yanga abantu batagira intego nk'izi zibasakuriza, ikavuga ngo uwidamarariye, kuko iyo udafite ibintu biguhangayikishije, iyo udafite intego wasetinze aho kizozi zikuyobora, iyo udafite imipango wapanze gukora, umuntu widamarariye urahuguwe neza. Kandi nyamara biravuga ngo uwidamarariye aba yarapfuye ahagaze. Na mpamvu rero yo kugira ngo upfagaze, wowe setting izo ntego za zigusakuriza ari kuzifite, zikuderanje ari kuzifite, zikubuze kuryama ari kuzifite. Uyu munsi nawe naje kuvugana n'umuntu uzifite zirimo gusakuriza ariko yari niwe kugeraho. Niki ugiye gukora mu gihe nk'iki ngiki? Igisubizo dore ngiki nta kindi, no kubwira ngo shaka umugabo witwa Yesu Kristo. Shaka umugabo witwa Yesu Kristo, niwe wenyine ushobora muri aka kanya. Wowe nuhura nawe birakemuka, nuhura nawe birakemuka, kuko uyu mugore aho yari ari hariya mu bibazo byose yari afite yicaranye nabyo ko natangiye mbibabwira, noneho n'imitekerereze yari afite yo kuvuga ngo yego handi byaranze kandi itegeko rihari, ariko ndemera mfe, ndemera ubusa ya mahirwe n'inyatakaza Yesu akancika nzongera kumubona. None se ko nagerageje kubahanga bavuzi bose bandangiye, nkajya mva kwivura rimwe njya kurindi nkahura n'abahanga batandukanye bikanga, uyu munsi Yesu nancika ejo nzabigenzana. Ahubwo ati no, ngomba uko byamera kose ngomba kwirengagiza ibi ngibi, ngomba kwirengagiza amategeko, ngomba kwirengagiza ibimbuza kujyayo, nkagenda nkapfumura nkamusanga uko byamera kose. Kandi ikindi nawe ubwe kumukoraho simbyemerewe kubwira itegeko nanone, kandi nawe kunkoraho ntabyemerewe kubwira itegeko nanone. None biragenda gute kugira ngo Yesu yunguye mpure nawe? Yesu nashimwe cyane. Nshuti yanjye, hari umugabo hariya, uyu mugabo bita Yesu ikintu mukundira, amategeko yose iyo yarebye, iyo yaje gukiza umuntu amategeko ayihindura ubusa, yaje kudukuraho ndetse n'umuvumo w'amategeko ayo yose, iyo mihango yose ndetse n'urwandiko rw'imihango yaturegaga yararuciye. Yesu nashimwe cyane. Arabireba umugore aravuga ati rero ni hahandi cyo nyene ni kimwe gusa n'ugukira. Waragenda buhoro irubikira mu bana, arapfumura aratumuka, arirukanka, ntiyafata Yesu kuguru, ntiyafata Yesu kuboko, kuko yarazi neza ko kumufataho ya mategeko, kumva ukuntu ya mategeko akitubase nanone. Abati nimufata ku mubiri baranyica ntahandi, ariko nibura mfata umwenda we, nifata umwambaro we, gukira ndakirage ndizeye. Ngo ako kanya aragenda afata ikinyita cy'umwenda wa Yesu, afata ku mwenda. Dore ukuntu abantu batandukana nshuti y'Imana. Hari umuntu ufata umwenda wa Yesu yizeye, gufata ku gishura cy'umutambyi, afasheho uyu mifatire we itandukanye na ya yindi ya Sawuli yafashe ikinyita cy'umwenda wa Samweli, ngo agifashe kiracika. Akigihe umugore yafashe ikinyita cy'umwenda wa Yesu, ntabwo umwenda wacitse nshuti yanjye. Afasheho haleluya, urukundo rw'Imana, imbaraga z'Imana, gukora kw'Imana guteye ubwoba, ngo yewe yagifata ku mwenda ko kanya amaraso arahagarara. Nawe ubwo arabyumva ko amaraso ahagaze. Ndagira ngo mbate mwumve neza uburemere bw'umuvuduko aya maraso yagenderagaho, kugira ngo amenye ngo arahagaze, nuko ubundi yagendaga cyane. Yaza ko yaragendaga boro nagawe yarabyumvishije, ngo ariko yafashe bakimara gufata gutya, ngo ako kanya agiye kumva imva amaraso arahagaze yavaga.
aravuga ati okay kama mbaye ndagufashe ndakiza hasigaye ibindi bikurikireho nyuma. Ubu none niyo baza kumureba ako kanya ntabwo itegeko ryajyaga kumufata kuko ntabwo bajya kubaza ngo kuki waje mu bantu kuko ntabwo yari ari mu barwayi, yari yamaze kujya kuri siti y'abazima. Ngo Yesu aravuga ngo ariko hari umuntu nkozeho, hari umuntu mfasheho. Hano baramubwira ati ariko Yesu nawe ugiye kuzarondogora use wowe abantu bangana gutyo ko bari ahanga barakubyiga abandi barakupita intubwo abandi barajya gutu uri muvuga ngo hari umuntu gufasheho. Avuga ati oya hari umuntu mfasheho, numvishije muri jewe hari ikintu gikoretse, numvishije hari ikintu kibaye transferred, habayeho gutransfera, hari ikintu kimvuyemo numva kigiye mu muntu, hari umuntu nkozeho. Ndayamwe ngo muri aka gahe turi mu nshuti y'Imana pfumura rwana nuko wakwinjira ufate kuri Yesu. Mara kumufataho haraza ko hari ikintu kibuze kuba transferred kive muri Yesu kinjiye muri wowe. Nikimara kwinjira muri wowe ayo marira wariragarahagara, ikibazo rufite birahagarara, ako gahinda rufite karahagarara, ubwo bushomero rufite burahagarara, ayo madiyena arahagarara, icyo kintu cyose wari ufite cyari kiguhangayikishije mufateho kirahagarara nshuti y'Imana. Arabwira atoya Petero atari ku Yesu nawe sigaho abantu ni benshi ahangaha uri muravuga ngo ndi arabatoya yewe nge namwumvishije hari umuntu wamfasheho nabimenye ahubwo nimwumbarize ngo ninde. Umugore aho yaravuga ati ni kwa kundi n'ubundi ni hahandi ninshaka mfite ariko ntakize. Yaje imbere ya Yesu atazanye agahinda this time, ntabwo yaje afite amaganya n'agahinda ahubwo yazanye ubuhamya, yaje aje gushima. Aravuga ati nashaka nyice ariko ndahimbaza Imana yo mu ijuru, nibashaka banyice ariko namenye ko hari Imana ikiza. Yesu nashimwe cyane. Aravuga ngo nimunzanire ngo aze turebe ngo umuntu mfasheho ninde, uwo muntu ninde nkozeho. Baravuga abandi ntago bari bamubonye protokole zabo, ntumbaze ibyo bari barangariye, bari basunikana n'abantu babuza kwegera Yesu. Hari umuntu yabambwire ngo iyo wamaze gusobanukirwa neza ufite amakuru ya Yesu, ukamenya ahantu umutegerereze, ukamenya umuntu utegererezanye nawe niba uri kumwe nawe cyangwa niba uhagarara wenyine, warangiza ukaza kumenya aho uri buce, ukavuga ngo ninjya guca muri izi nzira izi protokole ntabwo uri bwemere, ngiye kumushaka nkawe, ngiye kugenda nubwo hakomeye kuhanyura ariko ndahanyura, nubwo bigoye ariko ndahaca, uko byabera kose ariko ndagerayo. Yesu nashimwe cyane. Bwoko bw'Imana wowe nkurikiye nagira nkubwire ngo aka gahe turimo nagahe kagoranye, nagahe gahenyuza umuntu, nagahe kakwambura uburenganzira. Hari abantu ubu muri iki gihe turimo ubu ndimo mvuga bafite ibibazo bimeze nk'iby'uyu mugore yari afite. Ikibazo cya mbere twabonye ko umubiri utari umeze neza, urashonje, ntago wagira umubiri muzima, ntago wagira sante nzima ushonje cyangwa ufite indwara urwaye runaka. Oya ntabwo ari byo. Ikindi kintu nanone cya kabiri, hari iyo wamaze kugira mu buzima nk'ubwo hari ukuburyo society gufata, baragucika, inshuti ziraguhunga, aho mwajyanaga baraguhunga, na ndetse n'abantu b'inzoga bo mwasangiraga mu kabari bamaze kumenya ko nta kazi ugiye utagisengera baraguhunga, abo mwagendanaga baraguhunga kuko ntacyo kimaze kugiye kumutwara kuri bo. Nimugendana muri bisi birasanga bakwishyurire, nimujya kurya muri restaurant birasanga bakwishyurire, niba aho mugendana hose birasanga bakwishyurire, batangira kuguhunga bakigirayo. Icyo ni ikindi kibazo cya kabiri cy'uyu mugore yari afite cyamukuraga muri society. Ikindi nanone cya gatatu, iyi ndwara ya affects urushako rwe. Yari afite ikibazo gikomeye kuko iyi ndwara yamwemereraga kutongera guhura n'umugabo we, nubango n'urushako rushobora kuba rwaragiye. Ndayumvira ngo nawe nkurikiye kugeza none ushobora gusanga ubuzima urimo bwarakwambuye n'urushako. Satani yararujyanye, yakoresheje ubwo buzima muri mu rushako narwo ruragenda. Ikindi cya gatanu, wagerageje icyo wari ufite cyose, uyu mugore yagurishije ibyo yari afite byose kugira ngo arebe ko yakongera kubaho ubuzima buranga. Ushobora gusanga nawe wakoga bimaze iminsi n'utwari ufite n'udukoko n'uduhene twose waragurishije ubuzima bwaranze, ntago burimo guhinduka. Kigeretse kuri ibyo n'imyenda imaze gucikiraho, sigaye utinya kujya mu bantu kubera ko udafite cyo kwambara, umwambaro umwe gusa usigaranye wabaye indangamuntu yawe. Ukubonye ngo uri ninde ngo iriya shati nta yindi ubwo ni kanaka, wowe nande ngo mbonye umugabo wirabura ngo ariko yambaye ngo wambaye ishati cyangwa cyangwa rekere niba yambaye ishati ubwo ni kanaka. Monye kanaka we byonyine gusa n'umwambaro ukabiki kuranga ukubone hariya kuri wese akakubona. Cyo ni ikibazo maranye iminsi, umaze iminsi uri murarira wera muri ubwo buzima. Nagira nkubwire ngo uyu mugore uko yarabayeho ntabwo bitandukanye cyane nuko nawe wabayeho uyu munsi, ariko hari inkuru mufitiye inshuti yanjye. Uyu munsi nkufitiye amakuru meza, mfitiye inkuru zivuga ngo icyambere, shaka umugabo witwa Yesu. Shaka Yesu inshuti y'Imana, shaka Yesu. Wamaze ngo Yesu ndamushakira he ndamusanga he? Bizeza umutima wawe, watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ko yapfuye kandi akazuka. Numara kubyizera gutyo urabukijijwe inshuti y'Imana.
hanyuma nugira Imana aho uri hafi aho ngaho hakaba hari itorero rikwegereye, genda urigemo wegera umushumba ubwira uti nsengera ndarushye, ashaka kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Noneho uwo ni umuntu wa mbere. Wa kabiri ushobora kumbwira utareka ibyo urimo kuvuga genda kijwe sinkeneye kwatura naratuye kandi ndasenga. Urasenga nibyo ariko hindura gakeya, ongera umushake Yesu, ntuzarambirwa kumushaka. Nta kwiyama, nta kurambirwa. Wowe ushobora kurambirwa ariko we nta kurambirwa, kandi ntuzarambirwe. Mushake ku manywa, mushake nijoro, mushake mu gitondo, mushake nimugoroba. Ntuzavuge ngo ugenda mushakiye ntabwo namubonye, nka za mvugo z'abarokore baguye. Niba ari abantu babi hano hanze aha muri society n'abarokore baguye barimo barabuza abantu gukizwa, urambwira ati bamubwira uti Imana yambwiye ati ceceka twebye bitubwiye kera utari wanaza ariko ntabyo twabonye ukamuciye intege. Uramuya abene abo mu matwi mu bihorere, shaka Yesu nshuti y'Imana. Nakubwira ngo hari byo Yesu yatubwiye cyangwa se hari byo batubwiye mu rusengero twategereje turaheba tuvamo turagenda, uzaze abo yabibwiye bigasora tuzaguhamya tugukomeze. Uzababaze niba ntabo bazi Yesu yabwiye. Iyo mpamvu ntangira nababwiye ngo nugushaka Yesu ukamubona. Icya kabiri ni ukumenya aho mutegerereje cyagiye gwaha isezerano. Abo ngabo barimo bakubwira baguye, hari ikintu kimwe bishe muri ayo mahame nababwiye. Gutegereza bategereje bari hehe, bamaze igihe kingana iki? Yesu bamuhaye igihe. Yesu ntumuha igihe kuko niwe mugenga w'ibihe, uramureka agakorera mu gihe cye, kuri ntumuha igihe. Umwire ngo Yesu ndagutegereje, ngo rero mutegereje umwaka umwe, umwaka wa kabiri n'ubutaraza nzigendera. Uzagenda abandi bazaza. Hari abategereje imyaka 8, hari abategereje imyaka 10, hari abategereje imyaka 20, baracyategereje kandi bafite ibyiringiro by'uko bazatabarwa, ndetse bafite n'ibimenyetso birenga kimwe ko bazatabarwa kubera ko hari abatawe babonaga. Yesu nashimwe cyane. Rero kwivumbura ntabwo ari byo. Abantu benshi ubona abarokore mubona benshi baguye, arabaguye bakiri mu nsengero n'abaguye basubiye mu bari bagiye muri ibyo byose birukanwa hanze bandagayeyo, nta kindi kintu bazize, bahawe amasezerano ariko bica ihame ryo gutegereza. Bananiwe kubahiriza igihe cyo gutegereza, bananiwe kumenya aho bategerereza bari, barangije barivumbuga gatanya baragenda. Wowe nagira mbwire ngo shaka Yesu, tegereza. Numara gutegereza aho wicaye aho ngaho wicaye hehe, tuzakurikira ku ngingo ivuga ngo ese ndi kumwe nande? Umuntu kumwe nawe ni umwanzi w'amasezerano yanjye cyangwa n'umukunzi w'amasezerano yanjye. Agiye utegererezanye n'umurozi uroga amasezerano y'abantu. Uwo Satani yakoresha yashyize hano ku isi kugira ngo ajye akuramo, ni nka kuri ubona boherereza imyuka cyangwa se abantu bakuramo amada. Hari abadayimoni Satani yohereza hano muri society bajya gukuramo amada y'abantu mu buryo bw'umwuka, bajya kwiba no kwica amasezerano y'abantu, bajya gutuma habaho abortions muri ayo masezerano. Abo barahari. Hari igihe wibeshya ngo uri kumwe n'umurokore, kumbe uri kumwe n'umuntu Satani yohereje, umwanzi w'amasezerano yawe. Niyo mpamvu uyu mugore agiye gutegereza, ntajye kwicara mu kivunge, akagenda akicara ahantu wenyine akiherera. Nanjye nanyongere ngo wowe utegereje ayo masezerano uri kumwe nande? Mufite abo mwisa barokore kandi atari bo, mufite abo mwisa abakozi b'Imana, mufite abo mwisa abahanuzi, mufite ababyisi babandi babahande tujye hahandi tuziranye akenshi bakunda kuba bari. Mwabasanze murabigira, bababwira ko ari abahanuzi, bababwira ko ari abanyamasengesho, bababwira ndetse bababwira n'ibisa nk'ibitangaza bakora murabibona. Ago nayo mbwire ngo kuri Yesu iyo wamaze kumenya neza ntago kenera kuyobeshwa n'abantu. Ijambo ry'Imana rakuyobora, Yesu ubwo arakuyobora, wicara ukaganira nawe mu ijambo ry'Imana akagusanga kandi akakwigisha. Yesu nashimwe. Rero ubwo nagira mbwire ngo shaka Yesu, menya makuru, menya Yesu nshuti yanjye, ubugingo bwawe bumuhe. Ikindi cya kabiri, amasezerano guhaye yategereze. Nujya kuyategereza ushaka ahantu wicara umenye ngo urategerereza muri Yesu Kristo, urategereza mu gakiza, ntukavemo kubera ko nibihe byagoranye. Kagumemo, waburaye ukagumemo, wabwira ukagumemo, wambara ubusa ukagumemo, urwara ukagumemo. Igihe nikigeze uzabona gutabarwa kw'Imana. Nshuti yanjye nagira nkubwire ngo nubwo wenda kuri gahunda y'umunsi w'abantu bari butabarwe utaruriho, nubwo ku bantu Yesu bugenderera utaruri, ariko iyo wipositioninze neza ahantu heza ukicara, nkuko uyu mugore yicaye ku nzira ajyaga kwa Yairo, ko yaramenye ko Yairo umwana wa Yairo ari gutabarwa, aho atari ko ni hahandi nanjye ndagutegereza. Ikintu gitangaje, uwo yaragiye gutabara yatabawe mbere ye, ngo ageze yasanga ndetse n'umwana yanapfuye. Yagiye kujya baramubwira ngo hahandi wajya girekererega watize none umwana yapfuye. Arangira abwira, aragenda agezeyo umwana aramuzura. Yabikoreye icyaha rimwe ibitangaza bibiri mu gahe gatoya muri ako kanya, ariko uyu nguyu utaruri kuri gahunda ni watabawe mbere. Nanjye nagira nkubwire ngo nawe ushobora kuba utari muri gahunda ariko ushobora gutabarwa mbere nubasha kubahiriza ayo mahame. Ayo ngayo nakubwiye nuyubahiriza uzatabarwa mbere. Rero mumwe ngo ndasoje, ariko nsoze nkubwira ngo muri aya mezi 3 dusigaranye, na amezi 2 ndetse
ukwa gatatu ko tumaze gufata hino iminsi 3 yindi, ndagira ngubwire ngo muri aya mezi dusigaranye shaka Yesu nkuko utigeze kumushaka mu yandi mezi. Koresha ayo mahame nababwiye inshuti y'Imana. Banza wanarize ibibazo byawe ufite. Ibyo rero twabonye bitanu kuri uyu mugore yari afite. Ushobora gusanga ufite n'10, ushobora gusanga ufite 20, ushobora gusanga ufite kimwe cyangwa bibiri. Banza ubyegeranye. Rega ntushobora kwirukana ikintu utazi. Ntushobora kwirukana daimon utamenye ngo igende. Ntushobora kurwana n'umwanzi utazi wari we. Ntushobora kubasha ubuse wasenga guterukana ibibazo kandi utarabasha kubiha n'amazina ngo bihe n'inyito. Ubitondekanye bene nomero ndetse. Nomero ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane. Ngo wakibazo uri nomero ya mbere. Wawe uri nomero ya kabiri. Nawe uri ya gatatu, nawe uri ya kane. Nibura nujye no kurwana uvuge ngo uyu munsi ndimo ndarwana kugira ngo ndebe ko nomero ya mbere mbisa ni ya kabiri, sigare mpanganye ni ya gatatu ni ya kane kizizagiye. Ibyo nutabigenza gutyo uzajya uhora usenga amasengesho yo kujugunya mu kirere, ube urwana ariko uhusha. Uzaba wishe rya hame rya Paulo yavuze ngo ndarwana ariko sindi nkuhusha. Yesu nashimwe cyane. Noneho numara kwakira Yesu umenya gutegerereza, menya gutegererezanya nawe, hanyuma umenya inzira urubuze kunyuramo kugira ngo mwegere. Nshuti y'Imana, ndagira nkubwire ngo uyu mugore yakize ku kiguzi kiki, nta n'igikeri kize na yahaye Yesu. Kandi ngo ibyo yaratunze arabigurisha yarabihaye abana b'abantu. Umwana w'umuntu yakurya ibyo akabimaraho kandi nta kirego kumarire. Umwana w'umuntu yakurya akakurya imodoka, akakurya inzu, akakurya isamba, akakurya buri kimwe cyose, akakwizeza ibitangaza, akakwizeza Imana, akaguhimbira, akakubwira abakize n'abatarabaye, akakubwira muri Kenya n'abo muri Tanzania n'abahe bose yakijije. Yarangiza akubwira ngo genda unzanire ibi. Ibyo byose ni ukumushyura atakaza umwanya. Dufite umucunguzi umwe ni Yesu Kristo. Uwo ni udukirisha amaraso ye, udukirisha ubuntu n'imbabazi. Ntabwo gusaba ibyawe, ntabwo gusaba ibyo utunze, ntabwo gusaba amafaranga, ntabwo gusaba icyo gusaba, gusa kumwemera, ukemera ukamuha ubuzima bwakabuyobora. Mabwire ngo Imana yo mwijibaho umugisha, mukomeze mugubwe neza, mukomeze mugirirwe neza n'Imana, kandi ikindi musenge nk'abanyabwenge. Reka dusoza dushima Imana, hanyuma mbareke mwigendera. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagushimira. Dushimira kubw'ijambo ryawe Mwana. Tugiriye neza, Mwuka w'Imana tuyobore. Utwereke icyo gukora, utwereke icyo dukwiye gukora mu gihe nk'iki. Muri iyi minsi mike dusiganye kugira ngo dusoze umwaka. Dushoboze Mwana. Ibyo utabashije kugeraho muri aya mezi atambutse, tubigereho muri iyi minsi mikiri imbere. Kuko ndabizi ko ijambo ryawe rimbwira ngo bidashobokera abana b'abantu, kuri wowe birashoboka Mwana. Hanze byaranze, ku bana b'abantu byaranze, ku bahanga byaranze. Amahirwe tuyasigaje kuri wowe. Urakoze Mwami mwiza, icyubahiro n'amashimwe n'ibyawe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha, torero ry'Imana. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Kugirirwa neza n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa n'umukozi w'Imana Pastor Gisagara Frank, uyoboye itorero Kabuseri Christian Church cyangwa se icyicaro cy'umutambyi. Iki kiganiro mugikurikira kuri Radio Umucyo 102.8 cyumweru guhera ku isambiri za mu gitondo kugera ku isambiri 45. Itorero Kabuseri rikorera mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu. Igihe ukeneye umushumba w'itorero Frank, wamuhamagara kuri telefone igendanwa ni 0788400048 cyangwa se 0788469884 ni 0788400048 cyangwa se 0788469884. Turakurarikira kandi nawe kubana natwe mu kiganiro kugirirwa neza.